Uvira yabaye akasamutwe kubera ko no mujyi uri hagati y'abarwana bahanganye kandi umwe atifuza kurekura nka Goma na Bukavu byari importante kuri leta ya Kinshasa ariko Uvira ari importante ku mujyi ku gihugu cy'u Burundi yego niko bigenda ntago igihugu cy'u Rwanda cyatuza Bukavu harakasa mutwe ntabwo Uganda yatuza wenda ahantu hari ikibazo yego imijyi nka Kisangani n'iki cyose n'imijyi ibihugu bigenda bicungiraho ubwo no kuvuga ngo ino hakurya ufite ibyo wavuga ko hari ahantu hatuma udatuza hatari mu gihugu cyawe mu gihe wowe haba atari umutekano byagira impact ku gihugu cyawe Uvira si umujyi munini waberamo intambara nini cyane hone nangana je makenga mu maso na je nase amatama urengana urimo kutotezwa urimo kugira ibibazo arazira akarengane ka abantu ko ari batatu badakemura ikibazo cya Uvira bose bari kondanabure ushingiye ku kinone kushizemo abantu batatu nicyo none urashaka ndayishimiye afata Uvira arayifite ni ufite komando mayiri ya secrétaire opérationnel na isekirize uwo warahari no suramukuramo oya nta nubwo bihakana ni impamvu nafata reference kuri Uvira ku byakorwa mu gihugu cye nuko iyo komando mayine ayemera kayifiteyo uwo warahari ninjira ndabasuhuje sibyo mama ariyo akaza kuvugiriza none uriya yavuye Bukavu ahunze mu Ventura agenda kuri moto ahantu hanyerera imihanda atakoze Bukavu iriya moto yamutwaye yaravunitse turamwibuka ku ifoto yambaye costume ariko Jean-Jacques Purusi kweli siku ya leo kweli we Jean-Jacques Purusi una maneno ya kunena kweli na vile ulivyotoka Bukavu kwa haya kubwa sana kama gavana una maneno ya kunena kuambia watu wa Uvira kwa uoga wako sijui kama ni uoga ni nini wewe mvi Kiswahili yego sibyo Jean-Jacques Purusi a former governor of Bukavu you have no word you have nothing to say wataye abaturage bawe aho kugira ngo nabatugende urimo kumwarirwa muri Uvira burya nari kugikinshasa cyangwa gumi Bujumbura iyo watakaje capital watakaje sibyo nta kiri gavana ni wambwi niba ndesha umva gavana wa Ventura ukuntu yitwa afite amazina akomeye cyane which means ibyo avuga ni politique buriya no kugira ngo ikintu zabone ko yakoze amabwiriza atanga imihanda kubwije kuri Sandri bazi neza yuko ntacyo bariho icyo cyuvuze benshi bagiyuriyeho bati no kugaragaza ko akiri mu kazi atariko narabizi ko ntacyo haracyaragwana ko bishobora kuba biri kugana ku ndunduro arabona kiri ku mashyi iragirwa ku mashyi akavuga ati nka Uvira ifashwe fizi gafatwa bagahuza imirwanire mu Ventura twirwaneho nazajya gutegekera he najya gutira ibiro muri Katanga nagicisha zankitwa guverineri w'icyubahiro acyafite takavugiraho yego iriya mishara yose ahembwa niyo mu Ventura irimo kuyimuhemba kuko yanze gufata Uvira ngo mwirukane burundu noneho bavuga ko uwo gavana atakibaho ajya asingize mu Ventura ishyiramo imiyaga sibyo hanyuma kandi nabikubwiye yishikije FDD CNDD iri hakurya muri Bujumbura no mu Burundi ariko buriya bose ntabwo ibyaba ari byiza ari Purusa Uvira zafatwa ari CNDD izirukanwa ive muri aka karere iva abantu mu zuba abantu batera imbere abarundi batunganirwa uri buka cya kiganiro twakoze yego tuvuga ukuntu Burundi ubanza niba hatarimo propaganda abantu badakwiye kumufata nk'ahari igihugu cyarangaye nakubwiye ukuntu Burundi yaranyishe ni amateka ntago kuzura kaboze bagiye kwisanga mu gitondo buri muganda wese arimo kurusoma ku muhanda aho rumanitse ku mapoto y'amatara bo bakagira ngo ni igiterane cya pasiteri kigiye kuba kandi ni imigambi ya Uganda ku Rwanda ayo ni amateka ashize imyaka hafi 30 ngo batera u Rwanda ngo Kongo n'u Rwanda n'u Burundi nta bushyo bw'imbwa izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis
Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. hanyuma Marsha, aho rero muri uyu mujyi noneho wa Uvira imishyamirano y'igisirikare ikomeje guhitana abasivili bamwe batari ko se uyu mujyi wo ko numva ari akasamutwe ubundi amaherezo nayaje ko noneho ubuzima bw'abaturage aribo bakomeje kugira iki kubigenderamo. Uvira yabaye akasamutwe kubera ko no mujyi uri hagati y'abarwana bahanganye kandi umwe atifuza kurekura nka Goma na Bukavu byari importante kuri leta ya Kinshasa, ariko Uvira ari importante ku mujyi ku gihugu cy'u Burundi. Yego, niko bigenda. Ntabwo igihugu cy'u Rwanda cyatuza Bukavu harakasa mutwe, ntabwo Uganda yatuza wenda ahantu hari ikibazo. Yego, imijyi nka Kisangani n'iki cyose n'imijyi ibihugu bigenda bicungiraho. Ubwo no kuvuga ngo ino hakurya ufite ibyo wavuga ko hari ahantu hatuma udatuza hatari mu gihugu cyawe, mu gihe wowe aho atari umutekano byagira impact ku gihugu cyawe. Uvira si umujyi munini waberamo intambara nini cyane, ariko no mujyi uri importante nanone ku bihugu byombi, kuri Kongo no ku Burundi. Abapfa rero ntibazira ko Uvira naniranye, sibyo? yego, Oya, bazira gusa ko Uvira ari umujyi uri strategique. Byaba byiza narabivuze kenshi ko M23 yafata Uvira ifite ikintu yumvikanyeho n'abarundi. Yego, kuko birashoboka byose. M23 yagiye igibujumbura inshuro nyinshi kuganira, kandi ntabwo tuzaho ingingo zo kuganira zaherezaga. yego, kuko ntabwo bari kujyayo ntacyo bumvikanye bagiye kuganira. Aho ku ngingo 5 cyangwa 6 buriya iyo batajya bumvikanaho. Kandi kuva icyo gihe bari mu ishyamba za Canzu, kuva bafashe Goma na Bukavu Kamanyora kumanuka, ntekereza ko aho leta ya Kinshasa ari ihagaze uyu munsi ntabwo ariho nako leta y'Uburundi yari ihagaze, ntabwo ariho leta y'Uburundi igihagaze uyu munsi. Yego, byanze kuzanamo flexibilité quelconque kubera ko abona abo barwana yagiye abegera. Uvira rizakizwa n'ibyo AFC M23 izumvikana n'u Burundi. Noneho Uvira yongera ikizwe n'imirwano abo bazarwana, kuko Kinshasa isa nk'iyitaje Uvira. Bamwe bavuga ko General Ndayishimiye yabaye nk'uyikopesha Uvira kuri Kinshasa, ati muyimparire komandoma yaho buri kimwe cyose gikenewe. Ibyo wabyumva. Ubwo no kuvuga ngo kurasa Uvira uzaburasa Ndayishimiye na mindset yiwe. Kinshasa nk'ayitaje ati ni kure yacu, ni hafi yawe, nawe uri muri menace, nawe canga ikarita. Niho Ndayishimiye ahereye aza muri Kirundo akavuga ngo nguza hafata gazarasa mu Rwanda, nawe nguzagira gutera ikindi kintu nk'ibyo. Ari amagambo ntugomba kuvugira undi mujyi uri perezida w'ikindi gihugu. Yavugiraga Uvira ko Tshisekedi yarari kubera iki. Ibyo bigaragaza ko afite ukuboko bimuhehe muri Uvira. Abaturage muri Uvira rero muri Tshisekedi mu maso, muri Kohone nangana General Makenga mu maso, na General Sematama urengana urimo kutotezwa, urimo kugira ibibazo, arazira akarengane k'abo bantu ko ari batatu badakemura ikibazo cya Uvira. Bose bari kondanabure. Ushingiye ku kinone kushyizemo abantu batatu nicyo none urashaka Ndayishimiye se afata Uvira arayifite. Arayifite ni ufite komando mayira ya secteur opérationnel na sécurité. Uwo arahari no suramukuramo. Oya, nta nubwo bihakana. Ni impamvu nafata reference kuri Uvira ku byakorwa mu gihugu cye, nuko iyo komando nyine ayemera ko ayifiteyo. Uwo arahari na securinge abaturage, nakwitanga abaturage mbega ashinzwe. Yego, niba byanze Sematama azamuka gatoya wikoze Uvira. Banabafashe rega nawe numvisha avuga uti abanyamurenge bari mu bisirimba gusa ntago bazabadufasha urugamba. Ibyo ni ibitekerezo bya General Sematama, ariko ntago bihurijeho na Colonel Samuel muri M23 wavugiye mu Bukavu ejo bundi ko igisirimba gifite uruhare runini cyane mu rugamba barwana. Ahazamo na opinion z'abantu, niko abyumva, nanjye nabyumva koko kwiri gusirimba udatabara urugamba. Samuel nawe ndamwumva kuba warwana utishingikirije ku byo wemera, byose urumva na opinion z'abantu. So rero Uvira irakizwa na Ndayishimiye aretse gusema gushyiramo insurgency. Uvira irakizwa na Sematama
kuva umenembwe agacakira Uvira n'abaturage bakabona approvisionnement y'amacommodities bakeneye. Uvira irakizwa na General Makenga uri bwira ingabo zati mu manuka Kabonyora mwigire Ruvungi Kiriba onde sima n'ikiro n'iki byose mugende kavimvira mukuremo ntuze mukuremo Gasiya. Yego. Ese nese Gasiya umujyi ntago ari byiza aho ujya ndarotiriye ndavuga uri muri commandement banyumve neza ntawe ndimo gutuka bakavuga ati rero mugende mukuremo iriya Uvira urumva Shamumva ngo ndakotora agasara kanseka abanyabuvira ndabakunda don't worry not urumva ako komando manuka ikorwa nako komando bago ngo nicyo kintu nyine nanjye msetse nago ngo nko Maria Mutagatifu ngo yabigenje gutya ngaramanuka ngashyira mu ngati ngarugabanya ngo nuko asoma ngo ni mwakire ngo ntago komando mikora komando mizamo n'amagambo akarishye telemukeni urumva mufata umujyi wa Uvira kuko M23 aho yageze iragerageza kwashira umutekano buriya ntako batagira ziranye ishyamba nubwo hazamo amaeskarimushe ibyo bintu yasogongeje abanyabuvira ikabisogongeza abanyabukavu abanyabwoma n'abanyabukavu yagiga n'abantuzi bagacurura nabonye ko bagiye kwatangiye no kwakora imihanda Uvira ari Jean Polisi wabivugaga ati uyu mujyi rwose turawufite ni mutekane mumererwe neza abaturage kusetse baja itondekise numererwe neza mwumve ko muri mu rugo muri wanyu ariko uyu mugabo umwinjira yareka kuvugiriza iwe ndavuga afite urugo yataye akaza kuvugiriza urugo rwaho yinjiye rega twe twitwara mu byo social ari yagira ijambo cyane cyane aho yinjiye mu kirambi cyaho yinjiye yewe abinjira ndabasuhuje sibyo mama ariyo akaza kuvugiriza none uriya yavuye Bukavu ahunze M23 agenda kuri moto ahantu hanyerera imihanda atakoze Bukavu iriya moto ya mutwa yaravunitse turamuka ku ifoto yambaye n'agakositimu bleu français ariko Jean-Jacques Purusi kweli kweli siku ya leo kweli we Jean-Jacques Purusi una maneno ya kunena kweli na vile ulivyotoka Bukavu kwa haya kubwa sana kama governor una maneno ya kunena kuambia watu wa Uvira kwa uoga wako sijui kama ni uoga ni nini wewe mvi Kiswahili sibyo Jean-Jacques Purusi a former governor of Bukavu you have no word you have nothing to say wataye abaturage bawe aho kugira ngo nabo tugende urimo kumwarirwa muri Uvira burya nari kugikinshasa cyangwa gumi Bujumbura iyo watakaje capital watakaje sibyo nta kiri governor ni wambwi niba ndesha umva governor mu M23 ukuntu yitwa afite amazina akomeye cyane which means ibyo avuga ni politique buriya no kugira ngo ikintu zabone ko yakoze amabwiriza atanga imihanda nkubwije kuri Sanderi bazi neza yuko ntacyo bariho icyo cyuvuze benshi bagiyuriyeho bati no kugaragaza ko akiri mu kazi atari ko narabizi ko ntacyo ari haracyaragwana ko bishobora kuba biri kugana ku ndunduro aracyapaca bowe na aracyapa ese kutarambira ko ngofero natso kapiteni bigo biri hese kapiteni ni bitoya cyane biri hasi uzambwiye gutsindererwamo urashaka kubibona neza urumva najyamba ni byo hejuru gusa uri aracyahakirizwa kuri Kinshasa kugira ngo akomeze abone amafaranga abazayirwa bamwe na bamwe mu bategetsi nibisahiranda nukuramira ingoma kandi buriya ni wabikora nawe utari nawe nundi wese yabikora aracyareba ko Bujumbura yinyara mu isunzu ngibe yarwana kuri uya mujyi akomeze kwitwa izina ryo ari governor urumva gusa ikibazo ni kimwe wisunga umugabo ufite imbaraga nkeya mugakubitirwa hamwe CNDD FDD ariyo yishigikije mu bituguye nta mwanya ifite muri aka karere igomba kuvaho tambiye Kemar CNDD FDD yashaka ari mu Burundi ya Petero General Ndayishimiye ebere niko mwingara bavuga CNDD eza ebere bari ikintu simbizi urumva yego affaire terminée ukabona wowe ibyo kuvuga gukora ibikorwa hari ari nko kurangaza cyangwa se kujijisha no kurangaza no kubyibiramo kubera ko hari ibikorwa bya leta bikorwa urumva mu kubikora ukabona ukuntu usahura leta yego kuko uwo muhanda niba waragenewe kugira ubugari bwa metero 8 ntabwo uzi ko batakuye ebyiri sibyo yego niba wageje kuwutsindagirwa gashyiraho kushe zinge za kaburimbi ntabwo uzi muri imihanda Jean-Jacques Purusi arimo gukora mu byukuri yango ni ngapi azakuramo yego hariya muri Kongo
si no muri Kongo gusa, muri Afurika ahenshi umuntu agiye gutegeka no gukora igikorwa abanza kureba yazakuramo kwangana. Ntabwo ari muri Kongo gusa, urumva. Hari n'inkebe muri ibihugu byacu bashobora guha projet yo gukora ikintu ikabanza ikareba ngo yangu ni gapi nkayange zakuramo nangahe. None niba ibyo bishoboka na Jaja Kipurusi yabikora mbere ya benefit umuturage azakura mu muhanda, akabanza akareba we icyo azashyira mu mufuka, cyane ko ingoma ye arabona ko iri ku mashyi, iragerwa ku mashyi, akavuga ati nka Uvira ifashwe Fizi gafatwa bagahuza imirwanire M23 twirwaneho, nazajya gutegekera he? Najya gutira ibiro muri Katanga, nagicisha zankitwa guverineri w'icyubahiro, aracyafite itakavugiraho. Yego, iriya mishahara yose ahembwa M23 irimo kuyimuhemba kuko yanze gufata Uvira ngo mwirukane burundu, noneho bavuga ko uwo gavana atakibaho, ajya asingize M23 ishyiramo imiyaga, sibyo? Hanyuma kandi nabikubwiye yishikije FDD CNDD iri hakurya muri Bujumbura no mu Burundi, ariko buriya bose ntabwo ibyaba ari byiza. Ari purusa Uvira zafatwa, ari CNDD izirukanwa, ive muri aka karere, iva abantu mu zuba, abantu batera imbere, abarundi batunganirwa. Uribuka cya kiganiro twakoze, yego, tuvuga ukuntu Uburundi ubanza niba hatarimo propaganda abantu badakwiye kumufata nk'ahari igihugu cyarangaye. Nakubwiye ukuntu Umurundi yaranyishe, yego, ati sha tuwe maresha atutangiye kudukiniraho ngo dufite ibigega bya essence ngo bibitsemo ngo reserve y'igihugu, ati byajyanye n'abagaza ugiye yagendeye muri za 2004 na 5 gutyo. Oya bakazagiye cyane nabo bataraza, ubwo ni mu myaka 30 n'inga nta bigega by'igihugu bakigira, ngo CNDD yaraje babirwaniramo, urumva. Ubwo wenda buyoye baragifite twa reserve dukeya. Yego, ibi tuvuga reka twisegurira nanone bwa kabiri, ntabwo tuba dutyoza Burundi, ni ukuri kuri ground. Yego, nta petroli mufite, kuki muri petroli mwagombye kugira reserve z'igihugu zatunga igihugu amezi 6 mukamutunda indi y'aba prive, nubwo leta yigurisha aba prive bakabacuruza, n'ubundi icyo babivuze. yego, abana bagapfira muri za neonatology, abantu bagapfusha babo bakabura gishingura kubera kwangirika kw'imibiri yabo. Ubutegetsi bwarangira bakiyemera bukikomanga mu gatuza ngo n'iki n'ibintu nk'ibyo ngibyo, baraje barangira ubareba. none ko numvishe ngo bari guhirahira ngo Uburundi kuba bwafatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gutera u Rwanda. Uruhe Rwanda? Mashauri nyine rero mbwire. U Rwanda rwacu, u Rwanda rw'abanyarwanda. Nta gihugu na kimwe gikikije u Rwanda cyarota inzozi ku manywa n'ijoro singwaye bariya cyose karaga ubwonko, urumva. Yego, nta gihugu na kimwe cyarera gutera u Rwanda. Kikwete yashatse kuzana ibyo kuganira ngo na FDL ari Addis Ababa, urumva. U Rwanda rumubwira ngo there is a red line that adashobora gucrossinga, sibyo? yego, kandi avuga ngo umurongo nawe urenga bazamuhitinga. yego, yari igikize wose Kikwete. Uganda ishaka kuzana utuntu two kwikoza hejuru no kwikoza hasi, urumva. ngira ngo hari ifite college yigiyemo ibyuko ndakoma gukirisha u Rwanda. Muhozi aje kunga u Rwanda aravuga ngo bari bagiye kurwanya intambara y'ubugori hagati y'abavandimwe ibihugu byombi, niko we yayise nagaryo bibyise. Ndakotinga nde General Muhozi, UPDF Army Commander, urumva. yego, tugiye mu Burundi, sibyo? Bazabanze batubwire, wenda nanjye ntago mbiza, ariko bazandika ibitabo bisobanuye by'inkuba zo mu kibira, ntabwo nzi ngo ni ibiki, bazatubwire neza. Nese buri Abarundi babanye kuri n'u Rwanda ariko barwifuriza icyiza. Ndashaka kuvuga leta y'u Burundi, sivuga Abarundi bose. yego, umva nkubwire, agati kateretswe n'Imana nta kigahungabanya, ntigahungabanywa n'umuyaga no igihe we yabitekereza, urumva. Yego, muri 98 yego, muri 98 igihugu cya Uganda cyasabye inkunga Ubwongereza yo gukomeza imbaraga mu gisirikare kugira ngo bahangane n'u Rwanda. yego, bashyizemo detaye nyinshi ndabyibuka, na makuru ndeba nkuko nabona uyu munsi, urumva n'ikira ariko ndabyibuka. yego, urwandiko rwasabaga amafaranga, ngira ngo barunyujije kuri Madame Claire Short wari ministre w'iterambere mpuzamahanga w'Ubwongereza. Urwo rwandiko bamaze gusaba amafaranga mu Bwongereza, ni amateka ntaga kuzura kaboze, bagiye kwisanga mu gitondo buri muganda wese arimo kurusoma ku muhanda aho rumanitse ku mapoto y'amatara, bo bakagira ngo ni igiterane cya pasiteri kigiye kuba, kandi n'imigambi ya Uganda ku Rwanda. Ayo ni amateka ashize imyaka hafi 30. None se Burundi na Kongo biteranyije hamwe,
barakomeye kurusha Uganda, banafunga udushumi tw'inkweto zabo ku gisirikare, sibyo? U Rwanda ntabwo ngenda umuvugizi warwo, ndabivuga nk'umuturage usanzwe, uko mbibona, uko mbitekereza. Icyambere nta menace rwagushyizeho, cyo se icyambere ntirwigeze ruvuga ngo rwagutera, rwaguhungabanya. Icya kabiri navuga, ntabwo u Rwanda rwashatse ko muganira ngo byange, ntabwo u Rwanda rwashatse ko mukemura ikibazo ngo rubyange. Yego, ibyo byo ndabizi ndiko bitekereza. Iyo uhamagaye u Rwanda ruraza mukaganira, ube Kongo ube Burundi. Ndimo gukuraho impamvu zose zatuma umukongomani n'umurundi abona ko u Rwanda ruri menace. Yego, u Rwanda siko rwafunze umupaka ku Burundi, umupaka ufunze mu buryo buri unilateral. Ntabwo u Rwanda rufunze umupaka w'u Burundi, u Burundi bwo bufunze umupaka ku Rwanda. Yego, izo biro tumaze kubikuraho gutyo, tumaze no kubinoza gutyo, ntabwo u Rwanda uza kurukinisha, urumva? Yego, kuko rushobora kukurasa amasasu yasagutse ku ntuza Kosovo, yasakuze kuri Kosovo. Bari hase barwanya u Rwanda bahere kuki, ariko mana yaje barahonze mu maso ntacyo bariho, sibyo? Uzi ikintu cyavamo? Yego, ni ukukwirukana nk'uko bamubuto bagiye ukirukanka ukagira, sibyo? yego, nta esansi ugira, urashonje, nta kintu uriho, ngo batarwana ngo Kongo n'u Rwanda n'u Burundi nta bushyo bw'imbwa. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.